Mu gihe abanyarwanda benshi bakangurirwa kwitabira umurimo ndetse bakabyuka bakora, bityo bamwe bakaba bajya ku dusantere mu masaha nyuma saa sita, abatuye aho bita mu Gashyekero bose ko bimeze mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ubwo TV1 na Radio 1 byageraga mu masaha ya saa 4 zo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, twasanze bamwe batangiye gusinda amacupa y'inzoga, kunywa itabi n'ibindi ari byo bibaranga, ndetse abandi yemwe ngo bibere mu tubari baceza. Ibi nibyo byatumye tuganira na bamwe twasanze muri aka gasantere. Dore ukuntu biteye hano, twebwe tunywa inzoga, urwagwa, urunguru, urundana ufite fotora ngaha, nashaka bireke, ntago mbikeneye ngewe, turumvikana, genda guha amakuru. Ikibazo ni inzoga, ariko haba inzoga nyinshi ariko ngo n'urwagwa byose rusanzwe. Ese n'uruzi singuru usenze rwamfite ni kambuca, ni kambuca. Ariko twabonye n'ikigage, hari n'umwe wigeze ayingurira muri mwebwe. Twabonye n'ikigage ariko. Okay, sawa. Abakobwa ikibazo dufite ntabwo Kigali yababura ariko hano ngo mugira abakobwa bindaya cyane. Ikibazo dufite reka da, n'abagore ntabwo ari indaya. Ni indangamirwa. Hari umuntu uvuze hariya ngo ni indangamirwa. Natwe bidutera agahinda kubyuka banywa ntibakore, kandi ubu umuntu ari ugushaka icyamubeshaho, natwe biratubabaza. Tubona baba wenda banyoye birariye nko muri kabari, ubona bari ku muhanda basenze nyine abo bose, n'aha hepfo bacezaga nibyo twatenzemo tureba. Aka gasantere gahora gashyushye gakunda kuba karimo abakora umwuga utemewe mu Rwanda w'uburaya ndetse n'abasinzi benshi ku buryo burengeje urugero, nk'uko bagiye babidutangariza. Uyu mukecuru mubona tukaba twamusanze muri kano gasantere n'agahinda kenshi, adutangariza ko ngo yabuze umwana mu gihe umukobwa akora umwuga w'uburaya kandi akaba yarabyaye. Abagabo ngo bari baraye bamutambikanye nijoro, bityo umwana ngo mu ndi muntu umujyanira iwabo, dore uko abivuga muri aya magambo. Ntanye uruhinja. Ni bande barugutanye? Niwe bita Ndombora. Yarugutanye gute? Tubwire uko byagenze. Ngo yari yasinze, umwana bamunzaniye mu gitondo, yaraye mu gasozi. Ni umuhungu wawe se? Ni umukobwa wanjye. Umukobwa wawe ni ukuvuga ngo yasinze, wamubuze se bimeze gute? Yamubuze. Bakubwiye ngo iki urimo mushaka? Bamuzamukanye ndi hari haruguru, baramunzanira umwana, ndamwanga urwo ruhinja sinabona aho ndurarana. Sinzi umukobwa wamujyanye aramurarana, n'ukanyagwa aravuga ngo nimutware n'abanga bajye kumfunga. Ndababwiye nimugende bamfunge kuko urwo ruhinja sinabona uko ndugenza. None se umukobwa yagiye? Simaze namubuze. Ibi byuko kandi ngo yari bijyanywe n'abagabo, bityo agatagahinja katagejeje no ku mezi 2 nk'uko bigaragara. Aba bahise badutangariza uko babibonye. Ari nka saa 3 saa 4 gutyo za nijoro. Ese uwo mukobwa yarasamwe gukora umwuga w'uburaya? Ni umukecuru ariko mubi cyane warangiye, ni inkangu yarangiye. Ni Dombora. Ni indaya? Ibyatari. Ubwo nukuvuga ngo ari umugabo wari ufite uriya mwana, ariko ngo yamujyanye wabo nyine kuri ya mukecuru, ngo baramwirukangana n'inkoni. Umusaza araguruka nyine ahunga n'umwana, yamunyujije aho narinde hari haruguru, agenda arira. Umusaza ari kurira vuga ati yewe boshake ko nkubita n'umwana, ngende umukwe wanyu. Ngo rero ubwo biba birangiye gutyo, none na n'ubu urumva biracyarimo. Uretse aba bavuga bariko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore kuko yabyaye witwa Domboro ukora umwuga w'uburaya, twahise tumusanga hafi y'akabari yarari kegereye munsi na, ariko uyu mugore ari we nyina akaba yumvise abantu bahita batubwira no makuru, nuko kugira ngo tuvugane na Domboro ahubwo inki zahise zivuza ubuhuha kuko nyina yahise amugwa gituma ahita amuhereza umwana. Ariko umwana ari mu foto, ariko umwana nyina amuha umwana. Bafotore. Wewe bafotore, bakamera boko. Bakamera bari kurwana. Iyo ubonye ibi bihabera mu masaha ya saa 4 z'igitondo ubwo twahageraga, wibaza ukuntu biba bimeze ku masaha y'umugoroba, dore ko mwadutangarizaga ko kuva ku isaha 10 ngo udashobora no kubona inzira kuko ngo ibi bintu bitaba byoroshye muri aka gasantere. Celestin Ntawirusha amaboko, TV1 mu karere ka Kicukiro.